Izina ry'Imana Data na Mwana n'Umutagatifu. Amina. Kuri uyu munsi wa gatatu tuje nanone kurebera hamwe ubuzima bwa mutagatifu cyangwa se urumuri rwacu Eri Mariya Farikoni. Ubuzima turabona hano mu Rwanda uburyo yagiye yigaragaza kuzageza igihe tuzabonera ukuri yaducaniye hano muri Afurika ndetse akarugaragariza n'isi yose. Nimucyo rero dutege amatwi ijambo ry'Imana ryo kuri uyu munsi wa gatatu. Turikura mu gitabo cy'imuka Misiri, umurongo umurongo wa mbere kugera ku murongo wa 12. Isomo ryo mu gitabo cy'imuka Misiri. Hashize imyaka myinshi, nuko umwami wa Misiri arapfa, Abayisiraheli baganyira aho bari mu bucakara, baraboroga, maze induru bavugirije mu bucakara irarenga igera ku Mana. Imana yumva imiborogo yabo, yibuka isezerano yagiranye na Aburahamu, Izaki na Yakobo. Imana ireba Isiraheli maze imenya amagorwa barimo. Musa yaragiye ubushyo bwa sebukwe Yetero, umuherezabitambo w'i Madiyani, ayobora ubushyo hirya y'ubutayu, maze agera ku musozi w'Imana i Horebu. Nuko umumarayika w'Uhoraho ikibatsi cy'umuriro waka mu gihuru rwagati. Musa aritegereza, asanga umuriro ugurumana mu gihugu cyose, ariko cyo ntigikongoke. Musa aravuga ati, reka njyewe ndebe aka kataraboneka n'impamvu ituma igihuru kidakongoka. Uhoraho abona aje hafi kureba ibyo ari byo. Nuko Imana iti Musa, undi ati ndi hano. Nuko Imana iramubwira iti wekegera hano, ndetse kuramo inkweto zawe, kuko ahantu uhagaze ari ahatagatifu. Irongera ati ndi Imana ya so, Imana ya Yakobo. Musa yipfuka mu maso kuko yatinyaga kureba Imana. Uhoraho aravuga ati, amagorwa y'umuryango wanjye uri mu Misiri narayitegereje, kandi imiborogo baterwa n'abakoresha b'imirimo narayumvise, n'imiruho bariho ndayizi. Ndamanutse ngo mbagobotere mu maboko y'Abanyamisiri, maze mbavane muri icyo gihugu, bajyane mu butaka bw'indumbuke kandi bugari, mu gihugu gitemba amata n'ubuki, ahantu hatuwe n'Abakanahani, n'Abaheti, n'Abahemori, n'Abaperezi, n'Abahivi, n'Abayebuzi. None ngaho induru y'Abayisiraheli yangezeho,
maze mbona ukuntu abayisiraheli babica urupfu rubi. Ubu ngubu rero genda ngutumye kuri farawo kugira ngo uvane mu Misiri abayisiraheli umuryango wanjye. Musa abwira Imana ati njyewe ndinde wo gusanga farawo no kuvana abayisiraheli mu Misiri. Imana iravuga iti ndi kumwe nawe, kandi dore ikizakubera ikimenyetso ko ari jye wagutumye. Numara kuvana umuryango wanjye mu Misiri, muzasengera Imana kuri uyu musozi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Tuzi Imana dukomeje urugendo rwo kumva ubuzima no gutega amatwi urumuri rwacu twabonye hano iwacu i Rwanda. Pere Mariya Farikoni ni mucyo rero kuko ari umusaseredoti. Twifatanye mu isengesho ryo gusabira abasaseredoti muri rusange, ndetse nawe ubwe uri mu butumwa uyu munsi mu Butaliyani. Isengesho ryo gusabira abapadiri. Imana ishaka ko abantu bakwemera kugira ngo bakire, turakwinginga ohereza abapadiri bigisha abantu inkuru nziza, babatagatifuze, babayobore mu nzira y'ukwemera. Amahanga yose amenye ko ari wowe Mana nyakuri, bamenye wohereje umwana wawe Yesu Kristo. Nyagasani, turabasabira abapadiri bose ngo bagukunde, bagukundisha abantu, maze nibarangiza kugutunganyiriza munsi, bazaze kubana n'intumwa zawe mu ijuru. Kandi natwe uduhe kudahemukira Roho Mutagatifu twahawe muri batisimu no mu gukomezwa, dushyire hamwe nabo mu kurangiza ubutumwa washinze muri Kiliziya yawe. Ubwa Yezu Kristo umwami wacu. Amina. Bavandimwe, nyuma y'isengesho ryo gusabira abasaseredoti, dukomeje nanone mu gice cya kabiri, aho tugiye kumva noneho ubutumwa bwa Padiri Mariyo mu Rwanda. Kuwa 18 Kanama mu 1990, Padiri Mariya Farikoni yasesekaye ku musozi wa Muhura mu Rwanda, aho yagombaga gukomereza ubutumwa bwe. Aha ni Muhura. Padiri Mariyo yakiranye ibyishimo byinshi n'abakristu ba paruwase Muhura, ariko ntawabura kuvuga ko Padiri Mariyo yari yongeye guhura n'akazi katoroshye ko kongera guhura n'ibibazo bishya. Ururimi rw'Ikinyarwanda ruvugwa mu gihugu cyose ku kigero c'100%. Nyuma y'ururimi rw'Ikinyarwanda, Padiri Mariyo yagombaga no kumenya umuco w'igihugu. Ibintu by'ingenzi umumisiyoneri aba agomba kumenya kugira ngo abashe kugirana ubumwe n'abakristu, kandi utibagiwe n'abayobozi b'igihugu. Mu gihe Padiri Mariyo yageraga mu Rwanda, iki gihugu cyari gitangiye guhura n'ibihe bikomeye bya politiki, byaje no gukurikirwa na Jenoside yakorewe Abatutsi yabaye nyuma y'imyaka 4 gusa Padiri Mariyo ageze mu Rwanda, aho yaje kugira uruhare rukomeye mu kubasha kurokora abahigwaga. Ibi bikaba bituma benshi bemeza ko Imana yakoreye mu bayobozi be bamwohereje mu Rwanda muri ibi bihe, atagombye gutegereza nyuma yo kugirwa umuyobozi wa paruwase Muhura
Padiri Mario yahise atangira kwiga gusoma no kwandika ururimi rw'igihugu ikinyarwanda. Ni ibintu byamugoye cyane kuko ururimi rw'ikinyarwanda rugoye kurwiga kandi rukaba rutandukanye cyane n'ururimi rw'amaci yari amaze igihe akoresha aho yari akubutse muri paruwasi ya Birava mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko twabibonye haruguru. Kuwa 19 Kanama muri uwo mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda, Padiri mukuru wa paruwasi mushya ya Muhura, Mario Maria Farikoni, yasomye misa ye ya mbere ari kumwe na Padiri Lino Gatsanya. Yari aje gukorera mu ngata ubuyobozi bwa paruwasi. Nk'uko yari yarabigenjeje i Birava, Padiri Mario yifuzaga gukora paruwasi ya Muhura umuryango umwe. Aha akaba icyakora yarabangamiwe n'ibihe bikomeye bya politiki igihugu cyari gitangiye kunyuramo, byari bishingiye ku ivangura mu banyarwanda. Ni mu gihe haburaga iminsi mike ngo FPR Inkotanyi itangire urugamba rwo kubohora igihugu. Ibi bikaba byaratumye uwari perezida w'u Rwanda Habyarimana Juvenal yemera politiki y'amashyaka menshi, byaranzwe no gutoteza no kohereza mu buhungiro abarwanashyaka b'imitwe ya politiki itaravugaga rumwe n'ubutegetsi, ndetse n'igice kimwe cy'abanyarwanda babarirwaga mu bwoko bwose bw'abatutsi. Ibi nibyo byaje kugeza igihugu kuri jenoside yakorewe abatutsi yamaze igihe cy'amezi 3 gusa, nyamara igahitana abantu barenga miliyoni. Nk'uko Padiri Mario abitangaho ubuhamya, igihe umuryango wa FPR Inkotanyi watangiraga urugamba rwo kubohora igihugu, Padiri Mario yari yagiye i Cyangugu mu burengerazuba bw'igihugu, aho u Rwanda ruhana imbibi n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aho i Cyangugu, Padiri Mario yari yagiye guhura na mwishwa we Rafaela wabanaga n'abakristu babarizwaga mu itsinda ry'abambari ba Kristu wabambwe ku musaraba. Iri tsinda rikaba ryarabaga muri paruwasi ya Birava. Yari akubutse i Cyangugu ngo asubire mu butumwa bwe i Muhura, Padiri Mario yahise yumva amakuru ko ibintu bimeze nabi mu gihugu. Ibi bikaba byaratumye abona ko bitakimworoheye gusubira i Muhura. Nyuma ariko yo kubona ko hari igihe cya ngombwa cyo kujya guhumuriza intama ze, Padiri Mario yafashe icyemezo cyo gufata inzira akerekeza i Muhura. Ageze i Kigali, byabaye ngombwa ko we n'abagiraneza b'abataliyani bari kumwe, aribo Patricia na Enrico, bacumbika kuri ekonoma ya Arikidiyoseze ya Kigali kugira ngo urusaku rw'imbunda rwari muri Kigali icyo gihe rubanze ruhoshe. Nyuma y'aho amasasu acogoreye, Padiri Mario n'abo bari kumwe, Patricia na Enrico, bakomeje urugendo berekeza i Muhura, kuko kuri we yumvaga ko icyashobora kumubaho cyose cyari mu gushaka kw'Imana. Kandi koko ni mu gihe cyaje gukurikiraho, yaje kubona ko Imana yamwohereje i Muhura kubera umurimo ukomeye
iyo yari imutegerejeho, uwo kurokora abantu bayo. Ageze imuhura, Padiri Mariyo ntiyigeze asinzira kubera guhangayikira ibyo bihe bikomeye igihugu cyarimo kunyuramo. Ariko uko kubura ibitotsi yabibyaje umusaruro, maze abona akanya ko gusabira igihugu abinyujije mu gukora isengesho no gusoma ijambo ry'Imana. Muri iryo sengesho ndetse n'ijambo ry'Imana, Padiri Mariyo yaje guhabwa ubutumwa na Nyagasani, maze yumva ijwi rimubwira iti nimugire ubwoba, ndi kumwe namwe kugeza mu minsi ya nyuma. Tubisanga mu Ivanjiri ya Matayo, umutwe wa 28, umurongo wa 20. Kuko si mwe muri kuvuga, ahubwo Roho Mutagatifu w'Imana azavugira muri mwe. Tubisanga muri Matayo umutwe wa 10, umurongo wa 20. Ubu butumwa bwaramuhumurije, maze ashobora gusinzira. Icyari kimushishikaje noneho ni ukwitangira intama ze zari zimukeneye muri ibyo bihe bikomeye. Ubu nibwo yabonye ko kuba ari kumwe na Nyagasani atazabura imbaraga zo gutsinda ibigeragezo byose, kandi akamuha imbaraga zo gutsinda ubwoba bwo guhunga. Bukeye bwaho, Padiri Mariyo yaturiye abakristo igitambo cy'Ukarisitiya. Icyaje kumutangaza ariko ni ukuntu abakristo bishimiye kandi bagahumurizwa n'ubwo abapadiri babari bugufi. Ibi bikaba byarongereye abakristo icyizere gikomeye muri ibyo bihe bitari byoroshye. Ibi kandi byaje gushimangirwa n'ikibazo Padiri Mariyo yaje kubazwa n'umwe mu bakateshiste ba paruwasi kigira kiti, Padiri, kubera iki wagarutse hano imuhura? Padiri Mariyo nawe yahise amusubiza ati ni ukugira ngo nifatanye namwe mu kababaro murimo, kandi kugira ngo nimupfa dupfane. Nyuma y'iki gisubizo, umukateshiste yahise ahereza Padiri Mariyo ikiganza, maze aramubwira ati birahebuje Padiri, mwakoze neza cyane, kuko wakoze ibitandukanye n'iby'abandi ubu bamaze guhunga. Mu by'ukuri aya magambo y'umukateshiste yerekanye ibyari mu mitima y'abandi bakristo bose babonaga ko bari mu kaga gakomeye. Abaturage bose babonaga nta handi bashobora kubona ubuhungiro uretse kuri Padiri Mariyo. Ni muri ibyo bihe by'intambara Padiri Mariyo yaje kwakira abana batatu bari bahunze urusaku rw'amasasu rwari ruherereye mu bice by'intambara yari yaturutsemo. Aho niho Padiri Mariyo kandi yabashije kumva neza uburemere bw'ikibazo. Ibi byatumye ahita yibuka ubutumwa bwahawe abamisiyoneri b'abapadiri b'ababarenabite, aho bugira buti kuba umumisiyoneri bisobanuye kwitegura, akaba n'intangiriro z'ingorane. Kwitegura akaba n'intangiriro z'ingorane. Ubu nibwo Padiri Mariyo yahise atangira kubona ibyo yahamagariwe, maze byose byuzurizwa muri icyo gihe yari atangiye ubutumwa bwe mu Rwanda. Guhera ubwo yahise atangira urugamba rwo kugarurira abakristo be icyizere. Mu ibaruwa yandikiye umuyobozi we wari uhagarariye abapadiri,
baba Barinabite kuwa 26 Ukwakira 1990, Padiri Mario yagize ati kuri Padiri Unguriye, nguko rero mushobora kuba mwarabyumvise, igihugu cy'u Rwanda kiri mu ntambara yatangijwe n'impunzi z'Abanyarwanda zabaga mu gihugu gituranyi cy'Ubuganda kuva mu myaka ishize, aho zishaka kugaruka mu gihugu cyazibarutse. Guhera ku wa 11 Ukwakira uyu mwaka zagarutse Muhura, ahantu hose ubwoba ni bwose kubera ko urusaku rw'imbunda ruri kumvikana mu bice byose. Hashize igihe ntabasha gusinzira, nashatse guhunga kuko numva ndi mu bwigunge kandi ubwoba ni bwose, bitewe n'uko ntari kubasha gusinzira. Nicaye ndasenga, ariko ari nako nibaza impamvu nagombaga kuza gupfira hano i Muhura. Hagati aho nashoboye gusoma bimwe mu bitabo by'amasengesho bivuga ku bihe bikomeye abakristu banyuzemo. Aha niho Nyagasani yampumurije maze arankomeza, mbese bisa neza neza nk'ibyabaye kuri Pawulo intumwa igihe yari mu nzira aje i Damasi, maze yumva ndaruhutse. Ubwo nibwo ya magambo ya Yezu yongeye kungarukamo mu bitekerezo, aho agira ati mwigire ubwoba, ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku bihe bya nyuma, kuko si mu bwanyu murimo muvuga, ahubwo ni Roho w'Imana uzabakoreramo. Nibwo rero ku isaha ya 9 z'igicuku nakiriye ubu butumwa bwa Nyagasani bidatinze. Ubwoba bwose, gushidikanya, impungenge n'urukumbuzi rwa birava byahise rugwirwa irengero. Nahise numva ko kuba ndi i Muhura ari ugushaka kwa Nyagasani. Ubu butumwa niteguye, ubu ndumva niteguye igishoboka kumvaho cyose, ndishimye kandi nta bwoba ngifite ubwo kuba ndi hano. Nubwo bwose buri munsi nasiba kumva urusaku rw'amasasu, nishimiye rwose kwitangira intama zanjye. Kuri ubu ziri mu bihe bitoroshye. Ubu namaze kwishyira muri Nyagasani, kuko igihe cyose yanyeretse urukundo rwe rutagereranywa. Nkaba mwemereye kunkoresha icyo ashaka, kandi nizeye ko kumwe nawe ntacyo nzabura. Ndagushimira kuba warampaye uyu mwanya wo gukunda abantu bawe bari mu kababaro. Ndagushimira kuba warampaye Muhura nk'impano. Urukundo rwawe ntirumanakureho ibyaha, kandi nsabira kugira ngo mbashe kuba umumisiyoneri wa Yesu no kuba indahemuka wivanjiriye. Nyuma yo kuzirikana umurongo wa Bibiliya uvuga iby'inkuru y'abigishwa ba Emawusi, Padiri Mario yahise abona ko ubutumwa bwe bwa mbere ari uguhamya Yesu muri paruwase ya Muhura, kugira ngo abe inshuti ya bose. Kristu niwe wenyine ushobora guhindura umwijima ukaba urumuri, uko yabikoze ku munsi w'izuka rye. Mu gihe abantu bose bibwiraga ko ibyo byarangiye no gushyira ibuye ku mva ye, mu gitondo cya Pasika humvikanye ijwi rigira
Biti ni kuki mushakira umuzima mu bapfuye, mwigira ubwoba, muri gushaka uwabambwe, nyamara yamaze kuzuka. Nk'inshuti igihe cyose Kristo agarura icyizere mu kuzamura umugati, yongera gutanga imbaraga, ubuzima bushya n'umutima mushya. Na nyuma y'amakuba yabaye mu Rwanda, Padiri Mario yabashije kumva ko mu gihugu cyamaze gusenywa n'intambara, aho ibintu byose cyamaze gusenywa n'intambara, aho ibintu byose biba byabaye umuyonga, ubwoba ari bwose. Ikintu cya mbere Kiliziya iba igomba gufasha abamisiyoneri bayo ni ukuzana Kristu akaba hafi y'Abanyarwanda. Ni muri urwo rwego ubwo yasomaga misa ya mbere nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, Padiri Mario yahamagariye abakristu bari bitabiriye iyo misa kugendana na Yesu, we wenyine ushobora kubahumuriza, kubaha amahoro, ibyishimo n'impamvu nshya zo kugarura icyizere. Ikindi kintu Padiri Mario yahise abona muri ubwo butumwa bushya atari amenyereye, aho yari avuye ibirava muri Zaire n'umudiho muke ku bakristu muri liturujia y'igitambo cy'Ukaristiya, n'umudiho muke ku bakristu muri misa y'igitambo cy'Ukaristiya. Kuba yaramaze igihe amenyereye liturujia yo muri Zaire, aho yari akubutse mu butumwa, ubusanzwe yabaga yuzuye umudiho n'umurishyo n'ingoma no kunyeganyega cyane kw'abakristu baho. Padiri Mario avuga ko yagize ngo ageze muri liturujia y'ikilatini imenyerewe ku mugabane w'Uburayi, nibwo yatangiye gukangurira abakristu b'imuhura kujya bakoma mu mashyi, kubyina no kuririmba baranguye ijwi mu gihe cy'igitambo cy'Ukaristiya. Utu dushya tutari tumenyerewe ubusanzwe mu misa zo mu gihugu cy'u Rwanda, ntitwakiriwe neza na bamwe mu bakristu ndetse n'abayobozi b'imbere mu gihugu, kugera aho ba burugumesitiri wa komini Muhura yagombye kuza mu misa kugira ngo yibonere amakuru y'imvaho, kuko Padiri Mario yashinjwaga kwica umuco w'igihugu akawusimbuza uw'abanyamahanga. Ni koko rero ubusanzwe kwiterera hejuru mu misa ndetse bikanakorwa bazenguruka aritari nk'uko bikorwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, byafatwaga nko gusaragurika mu muco nyarwanda. Ibi rero bikaba byarerekanaga Padiri Mario nko kudashaka kwakira umuco w'igihugu. Icyakora nyuma yo kuza mu misa ngo yirebere ibivugwa, burugumesitiri yaje kubikunda ndetse asaba Padiri Mario gukomerezaho. Muri ibyo bihe bikomeye igihugu cyarimo kunyuramo, Padiri Mario ntiyasibaga kwibaza ikibazo cyo kumenya uburyo ubutumwa bwagombaga gukorwa muri ibyo bihe bitari byoroshye. Mu by'ukuri iki kibazo cyagarukaga mu bitekerezo bya Padiri Mario ku buryo atari agishoboye no kuryama ngo asinzire. Gusa icyo yemeraga ni uko abantu bari bagikundana,
kuko kuri we politiki niyo yavanguraga abaturage kubera ko bitari bimworoheye kugera ku bayobozi, cyane cyane batari bakanamenyanye neza. Padiri Mario yahisemo kwigisha intama ze kubana neza n'abo baturage, nubwo bitari byoroshye kubera ibihe bibi igihugu cyarimo kunyuramo, ahanini byari bishingiye kuri politiki y'ivangura. Padiri Mario akaba yari afite rero akazi katoroshye ko kumvisha abahigaga abatutsi ko icya mbere ari urukundo rwa kivandimwe, kandi akanamagana ubwicanyi bwarimo bukorwa mu gihugu cyose. Igihe ubwicanyi bwakorerwaga abatutsi bwasaga n'ubuhosheje, Padiri Mario yerekeje mu Butaliyani, aho yari agiye gushakira umuryango abana bari bamaze kurokoka jenoside. Ubwo yari agarutse i Muhura ku wa 5 Ukwakira 1994, yasanze mu gihugu ubwoba bukiri bwose mu banyarwanda, ariko yishimira ko guverinoma nshya y'ubumwe yari iyobowe na FPR Inkotanyi yari yitaye ku kugarura ituze mu gihugu. Yasanze ibintu byarasenyutse, mu gihugu hose huzuye imirambo, mu nkengero za paruwasi hari amatongo, uretse gusa kiliziya n'urugo rw'abapadiri byari bigihari. Ibindi byose byari byarahindutse umuyonga. Akimara kubona ibyo, Padiri Mario yahise yandikira bagenzi be bo mu gihugu cy'Ubutaliyani muri aya magambo: intambara ni ishyano, nicyo cyaha cya mbere kibaho, ni ingaruka zo kwikunda n'inda nini bya bamwe. Ibyabaye muri Muhura ye ndetse no mu Rwanda rwose byamwibukije umusaraba wa Kristu, ari byo kwambikwa ubusa n'ububabare, ariko bikaza gushibukamo icyizere mu izuka rye. Padiri Mario yibazaga icyo yagombaga gukora kugira ngo agarurire icyizere abanyarwanda. Yemezaga ko mu gihe ukwikunda kwa bamwe mu bantu bizana amakuba ku isi, gusenyuka kw'ikiremwa muntu, intumwa za Kristu zihamagariwe guhanga icyizere gishya n'isi nshya. Ni muri iyi jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, Padiri Mario yigiyemo amasomo yamugejeje ku buryo bushya bwo gukoramo ubutumwa nk'umusaseridoti, ari byo kuba mbere na mbere yarabonye ko jenoside idaturuka ku kibazo kiba kiri hagati y'abantu badahuje ubwoko, idini, akarere, ibara, uruhu cyangwa se imitekerereze, ahubwo ari ikibazo kiba kiri hagati y'abantu bamwe baba baharanira inyungu zabo, ubundi bikitwaza amoko kandi bakoresheje abaturage. Ibi abihera ko yumva jenoside yasezeranyije mu bukwe abageni badahuje ubwoko. Ni mu gihe nyamara hari hakiri urwikekwe hagati y'abanyarwanda, kuko ibikomere byari bikiri bibisi. Aha rero niho Padiri Mario yari afite akazi katoroshye, kuko yagombaga kwigisha abantu ubumwe n'ubwiyunge. Kuri we
ikibazo cy'u Rwanda cyaturutse kuri politiki mbi yahezaga bamwe mu gihugu. Mbere y'ibyo byose, umushumba we umushumba we ahamagariwe kwigisha urukundo kuri buri wese kandi nta vangura iryo ari ryo ryose. Mu by'ukuri kuri Padiri Mario, jenoside yabaye ikimenyetso cyo kubura urukundo ku bayikoze. Jenoside, ibyago ni ukwica, gushyira abantu mu kababaro n'agahinda. Nyuma y'amahano ya jenoside, umukristo Mwamura ubwo yizihizaga iyubile ye yatanze ubuhamya bwe kuri Padiri Mario, maze abutanga agira ati: Padiri Mario yatubereye isoko y'Imana muri paruwase yose ya Muhura. Yatwigishije kurangwa n'urukundo ubwo yakoraga abatutsi bahigwaga bakabakaba 3,000. Uru rukundo kandi yarushimangiye ubwo yatangaga urugero, maze akagumana n'abari bamuhungiyeho mu gihe bagenzi be bari bamaze kuyabangira ingata bakerekeza iwabo ku mugabane w'Uburayi. Yagumanye natwe mu gihe cy'icuraburindi, maze ashyira ubuzima bwe mu kaga kubera twe. Yakunze abanyarwanda mu gihe bari bateranywe na bagenzi babo. Kuri ubu yabaye umunyarwanda kurusha benshi ubusanzwe bitwa ko ari abanyarwanda. Icya kabiri, Padiri Mario ahamya ni ukwemera ko ubuntu bw'Imana buherekeza abamisiyoneri. Padiri Mario yemeza ko niba yarashoboye gukomera muri biriya bihe kandi akabasha kurokora abatutsi bahigwaga bagera ku 3,000 birenga, yabitewe no kwizera ko Imana yari kumwe nawe. Ingabire y'Imana yamuherekeje kandi Imana ntiyigeze yaramuherekeje kandi Imana ntiyigeze imutenguha, kandi ubutumwa buracyakomeje. Icya gatatu ni ukubaho ashyize ku mutima ibihe bikomeye umuntu aba arimo. Padiri Mario asaba ko ibyo bihe umuntu aba arimo bigomba kuvurwa. Ibikomere biba byaratewe nabyo bihe nyine. Umuryango ntugomba guheranwa n'amateka mabi uba waranyuzemo, mu rwego rwo gutegura ahazaza heza kugira ngo ibyabaye bitazongera kubaho ukundi. Iyi niyo mpamvu Padiri Mario asabira kandi agasaba kwibutsa abantu amagambo yavuzwe n'uwitwa Alberiyone agira ati: ibihe byahise ntibigaruka kandi nta n'uzi ibizaba ejo. Icyo tugomba kwitaho ni igihe turimo, kuko nibura cyo kiri mu biganza byacu. Iyi niyo mpamvu tugomba kubaho kandi tukabana neza mu gihe turimo. Kumenya kubaho mu gihe tugezemo bivuga kumenya kwita kuri mugenzi wacu. Uyu munsi turiho ni uw'Imana itwiyerekaho.
bakristu bavandimwe, urugendo rwa padiri Maria Falconi ruragenda turaryoha nubwo birimo byinshi bikomeye kumva no kwiyumvisha kuri twe nk'abantu. Ni umuntu ariko bigaragara ko ari urumuri, kandi urumuri rumurikiwe n'urumuri rukuru Yesu Kristu, we wanyuze mu makuba akomeye, agatotezwa, agakubitwa, akambikwa ikamba ry'amahwa, abandi bami bambikwa andi makamba meza, agafatishwa urubingo mu kiganza, abandi bahabwa inkoni y'ubushumba, agashinyagurirwa ku buryo bukomeye, ariko akanga, agacungura muntu. Uyu nawe rero nta gushidikanya, Pere Maria Falconi ari mu kirenge cy'uwamwibanjirije, ari mu kirenge cya mukuru wacu, ari mu kirenge cya Yesu Kristo. Ni mucyo rero natwe tubigireho, ubwo bupfura buzaturange nk'Abanyarwanda, nk'Abakristu, mw'isi yose, maze tuzabashe gusiga isi ari nziza kuruta ko twayisanze. Ubutaha rero tugeze ku rupapuro rwa 55, muri paji zigera muri 99. Tuzaza dukomereza ku rupapuro rwa 56 mu gice cya gatatu, aho tuzasogongera kandi tukamurikirwa n'ibikorwa by'iterambere rya Padiri Maria Falconi mu Rwanda. Murakoze, mukomeze kugira amahoro y'Imana, turakabahuye. Byo gusabira abapadiri. Imana ishaka ko abantu bakwemera kugira ngo bakire. Turakwinginga, ohereza abapadiri bigisha abantu bawe inkuru nziza, babatagatifuze, babayobore mu nzira y'ukwemera. Amahanga yose amenye ko ari wowe Mana nyakuri, bamenye n'uwo wohereje umwana wawe Yesu Kristu. Nyagasani, turabasabira abapadiri bose ngo bagukunde, bagukundisha abantu, maze nibarangiza kugutunganyiriza munsi, bazaze kubana n'intumwa zawe mu ijuru. Kandi natwe uduhe kudahemukira Roho Mutagatifu twahawe muri batisimu no mu gukomezwa. Dushyire hamwe nabo mu kurangiza ubutumwa washinze kiliziya yawe. Tubisabye twizeye kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amina. Nyagasani Yesu Kristo, tugusabye umugisha ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.